Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari na Yesu ibaha umugisha. Ndabasuhuje mwese abakurikira ijambo ry'Imana muri kano kanya. Muri kumwe na mwene so Rukundo Vincent. Tukaba muri iki cyumweru turimo kuganira ku rugendo rwo gucungurwa. Uyu munsi tukaba tugira ngo tuganire ku bijyanye n'uburyo igihe Yesu iminsi ye yo kuva mu isi yari irimo imwegera, yari arimo atangiye kugambanirwa, uburyo yegereye abigishwa be bagasangirira hamwe. Imana idufashe cyane. Reka dusome muri Matayo igice cya 26 umurongo wa 17 tugeze ku wa 30. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu n'abigishwa be basangira ibya Pasika. Umurongo wa 17. Ku munsi wa mbere wo kurya imitsima idasembuwe, abigishwa begera Yesu baramubaza bati, urashaka ko dutunganiriza he aho uri burire ibya Pasika? Arabasubiza ati, mujye mu murwa kwa Ntuza, mumubwire muti, umwigisha aravuze ngo igihe cye kirenda kugera, ngo iwawe niho ari busangirire ibya Pasika n'abigishwa be. Abigishwa bagenza uko Yesu yababwiye, baringaniza ibya Pasika. Bugorobye yicarana n'abigishwa 12 ngo basangire. Bakirya arababwira ati, ndababwira ukuri yuko umwe muri mwe ari bungambanire. Barababara cyane, bahera ko bamubaza umwe umwe bati, mwami nige? Nawe arabasubiza ati, uwo duhuriza amaboko ku mbehe niwe uri bungambanire. Umwana w'umuntu aragenda nk'uko byanditswe kuri we, ariko uwo muntu ugambanira umwana w'umuntu azabona ishyano. Byajyaga kumubera byiza nuko aba ataravutse. Yuda uwo wari ugiye kumugambanira aramubaza ati, mwigisha nige? Aramusubiza ati, wakabimenye. Bakirya Yesu yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, awuha abigishwa be, arababwira ati, nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Yenda igikombe aragishimira, arakibaha, arababwira ati, munywere kuri iki mwese, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya, ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu, mpereye none nkageza ku munsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami kwa Data. Bamaze kuririmba barasohoka bajya ku musozi wa Elayono. Imana idufashe cyane. Nk'uko tumaze kubisoma mu ijambo ry'Imana hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, muri uru rugendo rwo gucungurwa kwacu, Umwami Yesu hari igihe cyageze asangira n'abigishwa be, abaha ifunguro ryera. Ariko ngo arimwe abaha iryo funguro, ngo yafashe umutsima arawushimira, arawumanyagura, ngo awuha abigishwa barababwira ngo nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Ngo abaha no ku gikombe arababwira ngo nimwakire munyweho, ngo kuko
aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo babarirwe ibyaha. Muri uru rugendo rwo gucungurwa kwacu rero, icyo twibuka cyane kandi tuzirikana muri iki gihe yari arimo abaha ifunguro ryera, cyangwa se icyo tujya tuzirikana igihe turi gufata dusangira ku ifunguro ryera ni iki? Ni uko Kristo Yesu yaje mu isi, yemera gutanga umubiri we, arakubitwa, arababazwa, ntiyanga no gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba kubwo kugira ngo twe dukire. Rero uyu mutsima yabahaye ngo baryeho cyari ikimenyetso, nk'uko hano tubisomye mu ijambo ry'Imana, kitubwira yuko uwo mutsima washushanyaga umubiri we. Ubwo umubiri we watambwe, ubugingo bwacu bwarakize, Imana ishimwe. Kandi kiriya gikombe banywereyeho nacyo cyashushanyaga amaraso ye yari agiye kumeneka ku bwa benshi kugira ngo tuzababarirwe ibyaha. Imana ishimwe rero ku mwami wacu Yesu Kristo yemeye kumena n'amaraso ye kubwo kugira ngo tuzababarirwe ibyaha twebwe abari mu isi, kugira ngo abazamwizera bakamwegera bazababarirwe ibyaha. Imana ishimwe cyane. Muri Luka igice cya 22 umurongo wa 19 kugera ku wa 20 ho haranditse ngo yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha, arababwira ati uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukorera mutya kugira ngo munyibuke. N'igikombe kigenza atyo bamaze kurya, ati iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye ava ku bwanyu. Imana ishimwe cyane. Yabidusigiye rero nk'urwibutso. Niyo mpamvu habaho igihe cyo gusangira mu bakristo, hakabaho n'igihe cyo gufata igaburo ryera, kuko yaravuze ngo mujye mukorera mutya kugira ngo munyibuke. Iyo tubikora rero tuba tuzirikana umubiri we watambwe ku bwacu, tuba tuzirikana amaraso yamennye kubwo kugira ngo ducungurwe, kubwo kugira ngo twezwe tuzababarirwe ibyaha. Imana ishimwe cyane. Ibi rero bidutere kuzirikana ko urugendo rwo kuducungura mu byo yakoze bikomeye, umwami wacu Yesu Kristo yatanze igaburo ryera, kandi nk'ikimenyetso cyo kugira ngo tujye duhora tuzirikana ko umubiri we watambwe ndetse n'amaraso ye yamenetse kubwo kugira ngo twe dukire kandi tubeho. Imana ishimwe cyane.